Inzira y'umukristo yariyo ubushize twatwaganye ngo kuresha uri mu rugo, ariko inzira y'umukristo ni iyihe? Inzira y'umuririmbyi akwiye gucamo imeze ite? Inzira ya mwarimu akwiye kunyuramo imeze ite? Inzira yawe mukristo umunyamasengesho akwiye gucamo ni iyihe? Amena. Muririmbyi akemeza aririmba ngo sinahora mbaririza urugero rwawe Yesu, ngo nshaka ngo nshidikanye kugukurikira Yesu, ngo umurimo wanjye nuwo. Niko umuririmbyi yaririmbye.
natwe umurimo twahawe wo gukurikira Yesu. Mana ishimwe. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 7 umurongo wa 13. Abahageze reka dusome izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo irembo ritunganye. Umurongo wa 13. Munyure n'irembo ritunganye kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini kandi abayinyuramo ni benshi, ariko irembo ritunganye ni inzira ijya mu bugingo iraruhije kandi abayinyuramo ni bake. Bakire neza amagambo y'Imana. Tugiye kwiga ijambo rikomeye. Aya magambo murayazi, musanzwe muyasoma niyo muri wanyu murayiga ndabizi, ni kenshi tunayareba tukayigaho, ariko turi ku ijambo rivuga ngo inzira y'umukristiani. Ese wowe mukristo inzira uhagaze muri muranyuramo imeze ite? Irafunganye cyangwa se uri guca mu yagutse? Jambo ry'Imana riratubwira ngo irembo rifunganye. Irembo rifunganye ni irembo udashobora wowe gucamo uko ugomba kugenda uri mu nzira isanzwe. Ni irembo ucamo ukikunjarika ukibungabunga. Abantu bagiye mu buvumo murabizi, aho umuntu yageraga akabanza akamanura y'amaguru igihimba kugira ngo kijyeho, ukagira amaboko uca ukamanuka utinavuga mu rutare rwo hejuru rwambamo, ukagera iyo hepfo mu mwobo ukagerayo. Iri rembo rifunganye naryo ni uko bisaba guhata, bisaba kugenda ukabyiga ukemera ugasesera, kubera ko iyi nzira abatubanjije bayiciyemo kandi bayicamo nabi, bageragezwa, bakubitwa, bamwe babateka mu mavuta, abandi babaca ibihanga, abandi baja muri gereza, abandi barwara indwara zidasobanutse, ariko baranga inzira bagira gute? Bayicamo. Kandi na Yesu waducunguye nawe yagize ati yayinyuzemo. Muri ku ijambo rivuga ngo inzira y'umukristiani, ijambo ry'Imana riratubwira ngo munyura mu nzira ifunganye kuko inzira ari ntoya, mukomeze mugende. Imbere hariho amasega, za gereza zirahari, bigeragezo birahari, gufungwa birahari, kurenganirizwa ijambo ry'Imana birahari, gukubitwa baririmbye biriho, ariko komeza ugende. Iyo ni inzira ifunganye ugiye kunyuramo. Gukubitwa n'umutware birahari, kurara hanze birahari, gusonza birahari, guhinguka bumva inzira birimo. Nyamugita nino niwe wabonye umukristo afashe urugendo agenda, arangije aramwegera ati ariko rero ati uyu mugabo ari kuvuga neza, atari kuvuga ko urumva dukwiye mugiye kurimbuka, reka nze mwibarize neza. Aramwegera, ariko umukristo yarafashe igihe arasoma yiga iby'urugendo, ndetse arangije atwara n'impamba y'urugendo. Ariko nyamugita nino ntabwo yari yarize iby'urugendo. Arangije aramubwira ngo mbese ko mbona ugenda iyi nzira harimo ibiryo? Umukristo ati yewe, harimo amazu meza yiyi, harimo abagore beza yigo. Aleluya. Kubera ko iyi nzira iyo ubyitwayemo neza byose bigize ababwira ko birimo gutera amini. Ukabirimo ijambo ry'Imana ryavuze ngo nuko uwicisha bugufa kubaha Uwiteka,
ugatangira kugenda uko ushaka. Gusenga byaba byakunaniye ugatangira kuvuga amagambo apfuye ayo ushaka. Ntazazi yakunanira ugatangira kwibera uko wishakiye inzira ukayivamo. Ubukristo bwakunanira nawe ugatangira ukaja wirirwa hariya muri kabare ku cyumweru abandi bagiye gusenga kubera ko iyi nzira yakunaniye. Amen. Ariko ibanga ryo gushobora iyi nzira ni ukwihangana. Haleluya. Ni ukwihangana kubera ko abatubanjije barahanyuze basanga harakomeye, basanga hari kubirisha abantu ibyuya, basanga n'urupfu narwo rurimo. Iyi nzira harimo no gupfusha. Nabyumvishije. Iyi nzira harimo no gupfusha ugapfuye, kandi natwe tuzapfa tugira. Hari abazatubazira Imana twe natwe twagera muri icyo gihe bagasanga ufashe Bibiliya bati wemerane, bakaba barakwishe. Abo twe twagera icyo gihe, ariko mumenya ko nabyo biri muri iyi nzira. Mugire mu nzira ifunganye. Inzira niho, ariko irembo rigari ni irembo rijyana abantu kurimbuka. Bibiliya iravuze ngo abayinyuramo ni benshi. Abayinyuramo ni bangahe? Benshi. Tekereza ukuntu muri iyo nzira. Uri guca muri iyo nzira. Uri guca muri ifunganye cyangwa uri guca mu irembo rigari? Gaca mu irembo rigari. Kaba wabaho nta wakwifitiramo. Haleluya. Nawe ukajya uburana amahugu. Ariko inzira ifunganye ntabwo ibikwemerera kuburana amahugu. Ntabwo iyi nzira ikwemerera gusinda no gusambana. Ntabwo iyi nzira ikwemerera kwiyobora. Ntabwo iyi nzira ikwemerera kwiba mu muko inzara yaguteye. Ntabwo iyi nzira ikwemerera kwambara ubusa. Iyi nzira ntabwo ikwemerera kuroga. Iyi nzira ifunganye ntabwo yemerera abantu kuja gucisha inzara. Iyi nzira ifunganye ntabwo yemerera abantu kujya kwibariza mu bapfumu. Kubera ko ukwiriye kwihangana ukayenda, imvura ikakunyagira, ubukene bukaza, abantu bakakwanga. Haleluya. Bakanagufunga bakubeshera amaguru. Imana igufashe. Bakakuraza hanze wa mubyeyi we watinze ku itorero, wa mugabo w'abandi bagabo bakavuga ngo wajaga hehe. Dore abandi bagabo basigatiye agacupa ba musaza we. Dore ko abasaza iyo bageze igihe bakunda akantu gashariye, bakaguseka bakagutera utwatsi, batuma wagiye kuba umurokore nawe warasaze. Wakumva kuri umusazi ukava. Wamubyeyi nawe bakubwira ngo warasaze. Waba uri kugera mu rugo abandi basomaga iyo watanga bakavuga ko nawe wasaze. Ihangane ukomeze, kandi ukomeze ukijijwe. Imana izaguhisha. Haleluya. Haleluya. Ndabasaba ngo buri wese atekereze inzira nini. Iyi nzira inaniye benshi. Iyi nzira irabananiye kubera ko Bibiliya yatubwiye ngo irembo rigari riri gucamo benshi. Iri rembo rifunganye rero uri gusanga harimo umukene ukavuga uti naca hano nzashobora kugenda nibe noneho bayikomaho. Ariko ntabwo iyi nzira ikwemerera. Niyo mpamvu iyi nzira inaniye benshi. Impamvu yindi ya kabiri iyi nzira ni iy'abagenzi. Iyi nzira ntabwo iri kutwemerera kwifata kuko twe twibwira ko twakwifata. Iyi nzira iri kukubwira ngo dore ukwiye kuvuga gutya, ukwiye kwambara gutya, ukwiriye gusura gutya, ukwiye kugira urukundo, ukwiriye gufasha uri muri iyi nzira, ukwiriye kwihanganira amasega arimo, ukwiriye kwihanganira inzangano zirimo. Ariko kwihangana ntabwo tubishoboye. Turi kuva mu nzira tukinyurira ku ruhande. Imana idufashe. Ariko
tuzabishoboza inzira ni ukwihangana. Haleluya. Reka tusome irindi jambo turangiza dusenge, ariko insanganyamatsiko ni inzira y'umukristo yariyo. Utekereze inzira urimo niba ari ngari, niba ari nto ifunganye, uraza kumenya inzira urimo yariyo. Reka some ijambo ry'Imana riboneka muri Yesaya igice cya 35 umurongo wa 8. Yesaya 35:8. Reka dusome mu izina rya Yesu, ukurikire mutake baguza utarangarira abandi, ugiye gusoza dusenge. Inzira y'umukristo yariyo. Reka turebere ijambo ry'Imana. Kwa magambo kutubwira ngo inzira y'abacunguwe, umurongo wa 8. Kandi hazaba inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Abandi imitima ntibazayicamo, ahubwo izabira abandi. Abagenzi n'aho baba babaswa ntibazayiyoba. Nta ntare izahaba, inyamaswa yose y'inkazi ntizayigeramo, ntibizayibonekamo. Ahubwo abacunguwe nibo bazayinyuramo. Abacunguwe n'Uwiteka bazagaruka bagera i Siyoni baririmba. Ibyishimo bihoraho bizaba kuri bo. Bazabona umunezero n'ibyishimo, kandi umubabaro no gusuza umutima bizahunga. Wakire neza amagambo y'Imana. Hano inzira ngo y'abacunguwe, inzira y'abantu bari ikimenyetso cy'amaraso ya Kristo. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo kandi ngo hazaba inzira nyabagendwa. Iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Iyo nzira nyabagendwa izaba he? Iyo nzira nyabagendwa ni ya yindi yo kwinjiza mu marembo y'ijuru. Ntabwo ari inzira yaba ku butaka bw'iyi si. Ntabwo ari ya nzira yo muri karitsiye y'iwanyu. Ntabwo ari wa muhanda uvuye iwanyu ugeze mu isoko. Ahubwo iyo nzira nyabagendwa ni inzira izakwinjiza mu bwami bw'ijuru. Ngicyo gihe hazabaho inzira nyabagendwa. Iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Ngo kandi abantu banduye imitima ngo ntabwo bazayinyuramo. Haleluya. Abantu banduye imitima, abantu banduwe bakanga kumva, abantu bigishijwe bakanga kwihana, iyo nzira ntibazayinyuramo. Buriya rero ikibazo tugira ntabwo ari uko abigisha batigisha, ahubwo ikibazo dufite ni uko tutumva. Amatwi yacu Satani yarayazibye kugira ngo tutazagerayo, ariko ubishaka wakumva. Inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Izaba yera, kandi abazayicamo nabo ni abera. Ariko abanduye imitima, bantu bakiraniwe, bantu bafashe ijambo nk'ubusa, bantu barifashe nk'aho ari iryanja n'ibyo uri kubivuga, bakabyitiranya, abo bantu ntibazayinyuramo. Ahubwo izabira abana. Ngo kandi ngo nta nyamaswa y'inkazi izahagaragara. Ntabwo izajayo, nta nka, nta ntama, nta ntare zizajyayo. Iyo nzira ni iya ba bandi bakijijwe. Haleluya. Iyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo Umwami Yesu ngazajyana abakijijwe neza, ukizwa neza. Haleluya. Ukizwa neza. Wagenda ukumva nta nubwo wasita, ariko iyo kugenda umutima uri kumucira urubanza, uri kukubwira ngo waririmba bwibuka, wasena ubanga mugenzi wawe.
Haleluya. Iyo nzira ni iy'ababa abandi imitima ntibazayinyura ngo kandi abagenzi nabo baba babaswa ngo ntibazayobora iyo nzira. Naho waba uri umuswa, naho waba utarize, naho waba utazi gusoma, ntabwo iyo nzira uzayiyoba. Amen. 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 Ntabwo byaba hazaba hariho ibyapa biyobora abagenzi. Ntabwo uzayinyura utarayikoreye, ntabwo nayinyuramo ntarayiruhiye. Bisaba kuvunika. Amen. Bisaba kumva kubira ibyuya, ukemera ukababara, uko umuhinzi avuga ngo ngiye guhinga ahantu mutari mwibuye, nazana n'igisongo mpige, nzana imbongo nyinshi n'amasuka, kandi ngomba kubahinga hakagaragara ubutaka. N'uru rugero niko bimeze. Bisaba kuvunika, bisaba kubira ibyuya, bisaba kwihangana umusaraba, bisaba hari icyo bisaba. Naho abagenzi baba bari basesenge, batarize Icyongereza, batarize Ikilatini, batarize Igiswahili, iyo nzira ntibazayinyura. Ntabwo wayoba. Naho waba waravuze ngo narakenyeye, nararirimbye, narakirisitutse, nsenga buri cyumweru, nta nigeze nsiba iteraniro, birashoboka ko wahicara hano utari mu nzira, ariko umusinzi wo hanze umunsi umwe akazihanasha akagutanga muri iyi nzira. Kandi weho ubimaze n'igihe uri umukristo w'ikivugo. Muri iyi nzira wawe uririmbye mu gishyimbo cy'ikivugo. Imana idufashe. Uririmbye ati igishyimbo cy'ikivugo ngo baragitetse ngo cyanga gushya. Icyo gishyimbo cy'ikivugo ngo ni abakristo bo muri iyi minsi ngo bababwira gusenga, nayo twasenze barahagije, ngo bababwira gukorera Imana, ngo bakabifata nk'ibisanzwe, ngo kuko babaye nk'ibishyimbo. Ikivugo ni ukuri. Ikivugo ukaba uri ikivugo cy'umukristo, kavuga uti nta kibazo, Yesu turagenda na gusenga buri munsi, ariko hari icyo usabwa muri iyi nzira urimo. Haleluya. Ariko iyo nzira naho waba uri umuswa, ntabwo uzayiyoba. Izaba iy'abacunguwe, izaba iya ba bandi bayikoreye, izaba iya ba bandi bayiruhiye, izaba iya ba bandi babize ibyuya, izaba iya ba bandi bihanganye, izaba iya ba bandi barambye kuwiteka, bakavuga bati naho urubura rwaka, naho ibibazo ntabwo tuzakuvayo, ntabwo tuzareka gukora ibyo gukiranuka. Izaba iy'abo bantu, izaba iy'abacunguwe, ngo maze bazaseruka muri iyo nzira ngo baririmba indirimbo z'amashimwe. Haleluya. Ngo kandi kubabara no gusuza umutima, agahato duhura nako muri iyi si, indwara turi guhura nazo, ibigeragezo by'ibyorezo turi kurwana nabyo, kavuga uti nta nabaho nahinze, nta nabaho nashatse ubukorikori nkora. Umva ako kababara kazahita gashira. Ariko ubundi reka mbabazi. Haleluya. Ubundi muri iyi si muzubize mubona tubayeho neza. Hari igihe muzaba mubayeho neza kubera ko mufite icyo mushaka, nta bibazo, nta bintu byinshi, ariko urebesheje amaso y'umuntu ntabwo iyi ari isi. Iyi ni isi? Iyi ni isi? Ese urajya uvunitse? Ese urababara? Urarwara? Bagwikira ikigabo no kugukiza ibyorezo nk'ibyo, birimo y'agahato, kavuga uti karihangane n'ubwo ndwaye, genda mpige, reka mbere ko nagerageza, ndebe ko nabaho. Waba uri agakecuru warunamye, kavuga uti nta kundi byagenda, kandi nikorere uyu mutwaro, mbere ko nabaho ubuzima bwaza, reka nikorere ifumbire. Cyane
ariko hari ahandi tuzabaho iyi nzira ntitugitwaramo neza. Haleluya. Iyi nzira ntitugitwaramo neza, hari ahandi tuzabaho neza. Imana idufashe. Haleluya. Umuntu igeze kutubwira akantu, arangije aratubwira umuntu yari yoroye amatungo mu rugo, yari afite injangwe, yari afite ingurube, yari afite inkoko. Tugiye gusenga kandi nabyo byatungwaga no kurya, bikarya babihereje, kandi buri kintu cyose muri urwo rugo cyari gifite umumaro. Noneho umunsi umwe abakozi bakoreraga uwo mugabo wari ubyoroye bashaka gutaha bavuye ku kazi. Umugabo arangije arabareba arabatumva, uru rugendo mu buzima twafatanyije mwambereye abakozi beza, muri iyi nzira yo kunkorera ntawandiganije, ntawigeze anyiba, ntawangiriye nabi, nta n'uwigeze ambwira nabi mwaranyubashe murankorera. Ngiye kubahemba, ngiye kubahemba. Haleluya. Mugabo arangije aravuga ngo rero ubu njye akazi ndagakomeje, mwe mugende mufate cya kijyamo cya kintu kiba mu ndani, kiriya kintu gifata imbeba, mwe mukibage mukirye, kuko n'ubundi ntacyo cyamaze, ariko ntibagirwa ko cyamwiciye imbeba. Abantu baragenda baracataka bati vayo tukurye, databuja yakuduhaye. Kirangije kiravuga ngo oya, ntabwo kuranda kuko mfite icyo maze, reka mpamagare databuja mubwire ikintu maze. Arangije amuhamagara ati mbese ntabwo uzi ko urugendo rwo kudukora kw'aba bakozi nanjye nariye imbeba zose nkazimara? Ntabwo uzi ko zari zenda kukumarira imifuka? Shebuja aravuga ngo nibakureke bafata igikorwa aricyo bibwira. Baragenda baragishikira bati databuja aravuze ngo tukurye kuko turagiye. Kirangije igikorwa kitireka mpamagare nanjye mfite icyo namaze, mfite ikintu nakoze gikomeye, kuko iyo mutagira nta mwagombaga kubyuka ngo muje ku kazi. Arangije arahamagara, iyo kirahamagara iti mumenye ko nanjye igihe abakozi babyukaga nanjye nabaga nabitse bakagenda nawe ugahaguruka, none barandya gute? Shebuja aravuga ati mukireke koko cyagize umumaro icyo gikorwa, mufata ikigurube. Baragenda bafata ikigurube, baracegera bati wakaza tukakurya rero databuja arakuduhaye. Gitangira kubaza nimero, kiti umbwire nimero ya databuja, uyime nanjye mpamagare. Barakibwira bati ngiye wabereye, nta nimero ya shabuja ufite. Kirangije kirayibura, barangije baca amakuru bagishiraho kitari cyabona nimero ya shebuja, baracica barakirya, birangira gipfuye nacyo barakirya. Yari Imana idufashe. Birashoboka ko iyi nzu uyirimo utazi ibyifuza, iyi nzu ukavuga ngo uyirimo ariko ntacyo umaze. Gira icyo umara, igomwe, itabe, senga, ca bugufi, umvira, korera Imana, shiramo agatege, hari icyo Imana izakwibukira ku rugendo wakoze. Nshuti y'Imana, Imana izakwibukira. Nyarubuye ngo y'umubazazi wayoboye baherutse gupfa, yari perezidante. Imana nivuga ibintu muzabyubahe kuko murushaho gukiza. Noneho ngo basanze ari ku cyumweru, amaze gukora iteraniro, umubyeyi yari yagiye gusenga nta kibazo, baratanga maze iminsi bakurikirana umuntu ugiye guturuka, agiye kwitahi, agiye kubavamo kandi mu nguma. Haleluya. Mu ngumaro aragiye. Noneho kuwa mbere araryama nijoro, aragiye ate arapfa, abarataje
umugeni wawe wagize gute baramushimira. Ariko ibintu bavuze ku mpapuro bagiye baratanga cyangwa ku byo bagiye bohereza ku matelefone yakoreye Imana, urugendo rwe rwabaye rwiza, ubuhamya bwe buba bwiza. None wowe inzira urimo ni iyi. Ese uri mu ifungane, uri mu nzira ngari? None se niba uri mu nzira ngari kuki utari gukora ibyo mu nzira ngari? None se niba uri mu nzira ifunganye witwaye gute, uyihagazemo gute, wihanganye? Inzira iyo ni inzira n'uku inzira iravuna. Iyi nzira amen, iyi nzira irakomeye cyane. Tugiye gusenga, birashoboka ko inzira wayivuye gusa kuko inzira ngari gucamo benshi. Wewe uri kunyura hehe? Uri guca he? Uri gukwepa ugashaka kuyikwepa kwepa. Inzira ni iyi. Tugiye gusenga Imana ndabona yivuye kugaruke kandi nimuyirimo usaba Imana ibiki imbaraga zo gukomeza kwakira neza amagambo iyo gusenga rero kuko inzira warayigiye gushaka gusubiramo, cyangwa se ari kuko warashaka kuvamo, cyangwa se ari kuko uri bari ufite intege nke, uhaguruke gusenga Imana ishobora byose yaguha imbaraga ugakomeza. Yesu databuja nzagukorera ntashobora, isubuna ubafitiye mazi imirimo yo mwiza zama inzira nziza haza amabagara twese umwana wese Kristo yarabambukira bamburwa niyo munsi niba agaciro dufite ndamaraso y'umwana wawe Yesu warakoze Mana uriya mashuri turagisha urubyiruko n'abanuko bakoze abana bato n'ukuri batwitaho n'abagenda kuko twagiye ariko uyu munsi aracyari ibyiringiro kubera ko twumvise ijambo ryawe ntabwo dukemura n'ijambo ryawe Mana nziza bandigira neza reka buri wese guhinduka no guhindukira n'ukuri twagutwagiragamo tuzisimbuze inzira yawe nziza n'uba kwinjiramo bigoye ariko n'ukuri bahita bazagiramo bihanganye n'ukuri n'imbere bazahabona ibihembo kandi ibihembo bishimishije uzajya tukaduhereza amazina yacu azamurwa natwe tukumva amazina yacu yakuwe mu gitabo cyawe cyiza uduhiganye agasabye gukora ku mbuga kugira ngo ubwo bwiza bwawe tuzabone abandutsi kandi tuzavamo n'isoni kuko tuzumva bamwe bazari kubwirwa ngo mwumve imbere mwakoze izindi bihe ngo mwumve
mwese nigeze kubamenya kandi twarageraga mu rusengero twitwaraga mu masengesho twari abaririmbyi dushoboze muri rugendo kugira ngo duteze intambwe ntawe twakubwira tutari kumwe nawe ariko ukuri kwako turi kumwe nawe kubera ko uturi imbere reka tukugende mwizina ryawe rikabahindura duhinga tuzakirwanya turasatanya amashaka kugira ngo tugire muri yanzira aratwereka ko hari ibinyuranya aratwereka ko nta gihe tuzayibonamo ariko tunabihinga byose bikira mwizina ryawe rikomeye tunagikora kose ku mwanya mwizina ryawe rikomeye yaba ariko twambarira atubwira ngo tureka kugira muri yanzira yawe nziza no muri ayo majwi yakumuriro turayatwitse turakomboye n'ubwiza bwawe n'umuco wawe ariko dukomeza kupima kuko yawe abisirayeli ubwo berekezaga inzira bava mu Egiputa n'ukuri wayoboza ngo bayoboza ku muco wawe natwereka umuco wawe umurikira abagabo umurikira abasore n'inkumi umurikira abasaza n'abakecuru kugira ngo dukomeze kugenda tuvugana mu ijuru kuko tuzabona ubwiza bwawe tuzamuze buri wese tutegereje dushoboze muri urugendo rero ntabwo twavuga turi nawe maze dushaka dushimwe ku buzima bukomeze kuba mu izina rya Yesu. Amen.